ko Mariya ntiwamuzanye afite amajimbiri kabyo. Mana nyagasani, urabona abakobwa bakunda kwambara neza ngo bakunde baberwe, akambara mukondo wazi cyangwa na matako wazi, ubu haje na mugongo wazi. Uwiteka nyagasani yuremye umukobwa uzi ko yifuza kujya ajya mu bandi akeye ateye neza, ukamuha umukondo w'iromba, wagira ngo ni umuhunda w'icumu cyangwa umunwa w'imbunda, umwitunaritse kunda. Imeze nk'indosho cyangwa se wenda umwuko cyangwa agakombe cyangwa se wenda imbeye. Ni gutubuta mucumuza nyagasa accused God, gatinyuka ugafata umukobwa ukamutonde gutuntu ku maguru, imfundiko zikaza, bajya bamureba ngo ningurikira nkwase, amabuno gahwihura nk'uwicariye iranda. Mana nyagasa wenda uranyumva naba, ariko reka tugere no mu bwenge usobanurire neza. Umuntu yize primaire agera segonderi, arazana minuza, arangiza lisansi, umuhana ubwo bwenge akanarusha abandi, agiye mu masters, araminuje cyane, ageze PhD, asohoye ibitabo, abaye professor, kavura malaria, abantu bakamutaka, akabyaza abagore bakamuhimbaza, virusi akazihinda, kanseri akabuzirwanya. Ariko nyakasani, ku bugome bwawe naramenya aho bukura, nibyo amarira yabarira ngo arakunezeza mu ijuru, sinjye wabyanditse. Ukamuha akarwara atashobora kwivuza, akamutandukanya n'umugore bakundanye imyaka bakabyarana abana, akajya nyara ku buriri. Dogiteri muzima, urumva nta soni ufite? Reka tugushimire cyane, wakoze cyane, wakoze rwose no gutaha hano ni mu rugo. Suko reka rero tugende mu gace ka sinema, turebe sinema na mugenzi wacu DJ Innocent, tugaruke mu kanya. Okay, gerageza karaza kudufasha tujyane kwa DJ Innocent muri sinema, kuko n'ubundi twari turi muri sinema. Yewe uvuga kuri bya n'ubundi twiriye gukomozaho mu kanya, bimwe na bimwe mu bikoresho bitabarika muri film, iyo hari ibibuze bigenda bite, filime sirasubikwa, hakurikiraho iki, ntibagiye gukomozaho n'ubundi muri rusange abantu bagiye kuba babisobanukirwa nabyo. Iyo ufashe umukobwa, umuntu yitereteye, yatanze amabombo, yamuguriye amatora, amasitira aramwambika, utinda gushaka hano, ngwino vuba kandi ntutinzemo, gutera inda cyane uzabyara umwana, uwo mugabo wagukunze azamurere kandi azamwiyitirire. Mana nyagasani, ugira ubwenge, utandukaniye he n'uwitwaza amapeti ku rutugu, ibiturika ku matako, amafaranga muri briefcase? Ndavuga iki? Ibyo mvuga ntubizi. Yosefu na Mariya amurongoje umwuka we, ariko Mana nyagasani, ekwa Mana nyagasani, ndagira ngo nkubaze, mwana yaravutse, ntazi impamvu yavutse, wabo bajya inama ngo baterane inda, yari ari muri icyo giterane. Uti nzahora abana gukiranirwa kwa base kugera ku bisekuruza 7. Sinzi ngo bazamutse hejuru kujya kuvugana nawe, abandi bakuze basigara barimo babaza cyangwa bacura ibibumbano. Bamanutse hasi babonye ibyabaye, bagutakambiye ngo utegeke kubutaka, ngo ni bwasamuke, ngo n'abana bose bajyemo, impinja. Accused God, ubitekerezaho? Reka tubireke twigire mu rukundo, ubundi hatuvuze iby'abahungu n'abakobwa, nkeka nawe umwenyura. Imeze nk'indosho cyangwa se wenda umwuko cyangwa agakombe cyangwa se wenda imbeye. Ni gutubuta mucumuza nyagasa accused God, gatinyuka ugafata umukobwa
ukamutondeka utuntu ku maguru imfundiko zikaza bajya bamureba ngo ningurikirankwase amabuno ugahwihura nk'uwicariye iranda. Mana nyagasani wenda uranyumva naba ariko reka tugere no mu bwenge usobanurire neza. Umuntu yize pirimeri agera segonderi arazana minuza arangiza lisansi umuha n'ubwo bwenge akanarusha abandi agiye mu masters araminuje cyane ageze PhD asohoye ibitabo abaye professor kavura malariya abantu bakamutaka akabyaza abagore bakamuhimbaza virusi akazihinda kanseri akabuzirwanya ariko Nyagasani ku bugome bwawe naramenya aho bukura nibyo amarira yabarira ngo arakunezeza mu ijuru sinjye wabyanditse ukamuha akarwara atashobora kwivuza akamutandukanya n'umugore bakundanye imyaka bakabyarana abana akajya nyara ku buriri. Dogiteri muzima urumva nta soni ufite? narakubwiye ariko basa reka tugushimire cyane wakoze cyane wakoze rwose no gutaha hano ni mu rugo suko reka rero tugende mu gace ka sinema turebe sinema na mugenzi wacu DJ Innocent tugaruke mu kanya. Okay, gerageza karaza kudufasha tujyane kwa DJ Innocent muri sinema kuko n'ubundi twari turi muri sinema. Yewe uvuga kuri bya n'ubundi twiriye gukomozaho mu kanya bimwe na bimwe mu bikoresho bitabarika muri film iyo hari ibibuze bigenda bite filime sirasubikwa hakurikiraho iki nibagiye gukomozaho n'ubundi mu rusange abantu bagiye kuba babisobanukirwa nabyo.